ibundi bintu biturwanya bikadutsindesha neza muri yo kwa mbere kwa gatanu habaye iki nuko Imana itabatura zahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira uwo mwuka nabamanukira azabavana mu bwihisho muri guhungiramo ababarenganya mu babagabo bakumamya i Yudaya Yerusalemu kugera ku isi yose. Imana ishimwe. Abari bari guhigwa Yesu yarabahaye inkomezi ibabwira yuko umuti uzavura isi uri muri bo kandi uzava mu ko bazahabwa imbaraga zo guhamya uwapfuye akazuka wenyine. Imana ishimwe. Ashaka kubyuka Paulo agiye kumama Paulo ntabwo yabonye Imana yumvise ijwi we bambo Sawuli undenganyirize byagenze bite kugira ngo undenganye mfiki nawe nakugizemwe undenganyirize iki Sawuli murinde mwana ngo nanjye nkagukorera Ndemugenzi ingeso zawe zimurikira abandi Umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha Umwuka Wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima atanga ibimenyetso byinshi agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga ibyo bwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye kuko Yohana yabatirishaga amazi ariko mwebweho mu minsi mikeya muzabatirishwa Umwuka Wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwana iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya yose n'i Samariya no ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo hazamurwa bakimureba igicu kiramubakingiriza bakiraramye batumbira mu ijuru. Akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu abakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mubonye ajya mu ijuru. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dufite ikibazo rero uyu munsi, iyi karasi ni mu wifi. Ikibazo turagifite rwose, mwihangane wifi mwese nk'abayisubicize off. Telefone n'undi n'izacu n'utawe ubikoreshe uko ushatse, n'ushaka uza no kurara ucatinga. Ariko umuntu witwa Yohana yari intumwa ya Yesu. Umunsi umwe abona Yesu abwiye umuntu ngo humuka, arahumuka. Yohana ajya kureba Luka yari muganga, dogiteri w'amaso. Wari ubizi dogiteri nabonye umuntu ukizima amaso. Ati atavuze ngo reba ngusome ngumve ni adatanze examen zirivisho. Luka ava mwibyo aravuga reka nze tugende ujye kumunyereka. Uwo munsi Luka agera imbere ya Yesu hariho impumyi. Imana ishimwe. Yaje aho Yesu yarari, noneho Yesu arayibwira ngo genda i Betsaida wihumure 7 times karindwi urakira.
noneho Yohana ahita gatungira Luka agatashiti ubwo nuko uko biri bugende. Luka ahita agenda inyuma ya yamuntu, Luka agenda yihisha hari impumyi rimwe gatatu kubwa karindwi abona impumyi imeze ngo uyo baya niyo mazi bavuga. From that day Yesu akoze icyo gitangaza biciye mwayo mazi, Luka yiyemeza kujya agendana na Yesu. Akora iki? Yandika ibikozwe byose. Amen. Noneho Luka yandika ibyo Yesu yakoze ubuzima bwe, atangiye ministeri nyine yo gukora ministeri simubizi ko arura ministeri yose kuno yabwirizaga ahumura abantu agenda ibyo ni ministeri tubyita uko nguko. Noneho Luka uko agenda byandika akarushaho gutanga declaration ndetse n'ibihamya bigaragara yuko koko ibyo bintu byabayeho. Kuko iyo yavuga ngo natwe ngo twarabire nyine yarabihamyaga, yaravuga ngo twamutse ngo tugeze hakurya ngo akize ikirema kuko tumirida bari kumabyirebera n'amaso ye. Hanyuma uwo Teofilo yaje ati, Teofilo bamwe bavuga yuko yari umuyobozi ariko mushasha wabizera wari uri icyo gihe wabwirizwa ubutumwa nawe muri icyo gihe. Hanyuma rero yabanje kwandika ibyo Yesu yakoze ari byo butumwa bwiswe bwanditswe na Luka, abiha Teofilo arabisoma. Niyo mpamvu ku murongo wa mbere umumvise ngo muri cya gitabo cya mbere, ni cya gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka yanditse ngo nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose, ngo kugira ngo kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, ngo amaze gutegeka intumwa yatoranije azitikiye Umwuka Wera. Bamaze kubabazwa byose musome mugeze ku murongo wa kane, ngo nuko Yesu abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Tuvuge ngo amen. Byari ibiki Yesu yarababwiye gutegereza? Reka mbabwire ikintu gitangaje. Igihe Luka yandikaga bino yari arimo aha insurance uwitwaga Teofilo, avuga ngo erega bimwe nanditse ni iby'ukuri Yesu yabikoze mpari ndabyandika, ariko na n'ubu nkomeze kukubwira nkubwira iki ibyabaye ku ntumwa nyuma yuko Yesu apfa. Luka yakomeje kwandika, nawe niwe wanditse bino byakozwe n'intumwa. Ariko noneho nyuma yuko Yesu yapfuye, uwo nanditse ibyo yakoze byose yarapfuye, ariko nyuma yo gupfa hari ibindi byakozwe n'abo yari yaratoranyije arimo ntumwa ze, nabyo ngibi ngiye kubikwandikira. Hari n'iki ngo mbere Yesu akizuka ngo yateranyije intumwa zose, garasibwira ngo zirindire ngo ibintu yari yarasezeranye iki. Yohana ubutumwa bwiswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 15, uretse mu ibintu Yesu yari yarasezeranyije. Yohana 14:15 ngo ni munkunda muzitondera guteko yanjye, nanjye nzasaba data we azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba ari muri mwe nimwateneze ijambo ry'Imana. Ibi nibyo Yesu yari yarabwiye intumwa. Aravuga ngo rega mumenye iki? Mumenye ko njyewe naho nagenda njyewe nzasaba data abahereze umufasha. Niki? Ni umwuka w'ukuri bidashoboka ko ab'isi bamuhabwa. Baramuzi impamvu ab'isi batamuhabwa. Umwuka Wera w'Imana ahabwa umuntu iyo umuntu abaye Imana ishimwe, iyo yumvise ubutumwa bwiza akabona ko ibyo yabagamo bishaje, akiyemeza kubireka akabicyaremwe gishya, icyo gihe Imana imuha Umwuka Wera. Ntabwo bishoboka rero ko umuntu ahabwa Umwuka Wera akiri mu bishaje. Oya, icyaremwe gishya umwana w'Imana ni uhabwa Umwuka Wera. Niyo mpamvu ab'isi rero batari guhabwa Umwuka Wera, kuko bari bakiri mu butware bwa kamere bw'isi. Nuko nguko byari bimeze. Noneho Yesu aravuga rero ikintu kizima ni igiki? Nuko mwebwe muzahabwa Umwuka Wera
ni umufasha w'ukuri, ni umujyanama. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Uwo mufasha abisi ntibamuhaga, uwo mufasha ntibanamurora, ariko mwebwe muramurora, ari muri mwe. Mu yandi magambo yaraje kuvuga ngo Imana Data, Umwuka Wera n'Umwana, ndi muri mwebwe, ndi ninjye uri kubibabwira. Ni Yesu wabivugaga. Naho ntibamurora, mwe muranduzi. Si ukundeba gusa, mwebwe mwagize andi mahirwe yo gutoranywa muri abo bisi, muzanwa kuba abana b'Imana. Haleluya. Amen. Hanyuma aranaho 18 ngo ntabwo nzabasiga mw'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto, abisi ntibabe bakimbona, ariko mwegeho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Tuvuge ngo amen. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri mwe, na Data akaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda niyereke. Amen. Yuda utari Isikariyoti aramubaza ati, Databuja, bibaye bite kugiye kwigendera, kugiye kutwiyereka ntiwiyereka abisi? Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Imana ishimwe. Ariko unkunda, utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data. Dusubire hahandi mu Byakozwe n'Intumwa twari turi. Imana ishimwe. Ni ibyo ngibyo Yesu yababwiraga byasezeranyijwe kuri uyu murongo wa 4 wo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere. Aragira ni bya bindi nababwiye, mwibuke rero kugira ngo mubibone, mugende i Yerusalemu mubitegereze. Murongo wa 5, kuko Yohana yabatirishaga amazi. Turi mu gice cya mbere cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mikeya muzabatirishwa iki? Umwuka Wera. Haleluya. 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 Ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwana, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Aramubaza ati, arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni umutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Yesu akigirana icyo kiga. Ubu hano muri ibi Byakozwe n'Intumwa, kubera Luka yandikaga ibintu biri kubaho, yari ari kwandika abaha view yatambutse y'ibyo Yesu yavuze, kugira ngo ariha Theophile, kugira ngo Theophile abashe kugira ibintu biri kuri standard yo kuba yaguma muri uko kuba umwigishwa wa Yesu. Amen. None harabeje Luka aramubwira Theophile, amurega icyo gihe izo ntumwa zimaze guterana, Yesu yarazibwiye ngo rega mwende mugende mutegereze. Kiriya gihe hari ubutware bubi, ubwami bw'abami bw'Abaromani bari babi cyane, barasoreshaga abantu, nyine bwari bubi. Ubyumva uko mbikubwira. Noneho abantu b'Imana rero sometimes babaga bari munsi y'ibitugu. Urugero, uzumva hari nkaho Paul yageraga bakamuboha, kuko yabaga aje kuvuga ibintu bidahuza n'amahame y'ubwo bwami. Bari bafite ako gahinda rero, kandi itorero ryari ryaratangiye kurengana, abasenga bari baratangiye guhigwa. Noneho babonye umwami wabo azutse, baravuga ngo bavuze ko ari umwami. None tubwire, nicyo gihe cyo kugira ngo ugarure ubutware mu Bisirayeli, natwe tugira umwami uduhagarariye. Mu yandi magambo, twigobotore iki gitugu cy'Abaroma. Yesu arabareba ati, oya ntabwo ari ibyo, nta nubwo ibyo ari ibyanyu.
oya kumenya iminsi n'ibihe ntabwo ari ibyanyu. Icyanyu ni ikintu kimwe, ni ugutegereza, kandi mugategereza i Yerusalemu aho mwabwiwe muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Uwo mwuka nabamanukira azabavana mu bwihisho muri guhungiramo ababarenganya, mube abagabo bakumamya i Yudaya, Yerusalemu, kugera ku isi yose. Imana ishimwe. Abari bari guhigwa, Yesu yarabahaye inkomezi ibabwira yuko umuti uzavura isi uri muri bo, kandi uzava mu ko bazahabwa imbaraga zo guhamya ne uwapfuye akazuka wenyine. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ikintu gitangaje. Mwari muzi yuko uyu Mwuka Wera nta nubwo akora nk'uko abantu babitekereza. Niba muzi ko mbabeshya, umugabo witwaga Sawuli yari yarigize akaraha kajyahe, yari afite ijambo rya nyuma ku bantu bose b'Imana. Umunsi umwe yasinyishije inzandiko zo kujya kurenganya itorero, kujya kwica abantu, ariko mbere yuko asinyisha batera Stefano amabuye. Sawuli yari ahagarariye icyo gikorwa, ariko Imana ishimwe, icyo gihe Stefano baguteraga amabuye wambaye ubusa, bamwambuye imyenda. Stefano bayitera ku birenge bya Sawuli. Sawuli bati mumutera amabuye, bamutera amabuye. Stefano yuzura Umwuka Wera. Imana ishimwe, ngo yabasobanuriraga ikimutera kuguma ku mwami, ngo agahera kera mu itangiriro, ngo akageza uwo munsi, bakava ku bwa Mose, ngo akageza ako kanya, ngo bamureba bakabona mu maso yasa n'ahamarayika, ngo bakagira ubwoba. Ariko kubera itegeko rya Sawuli bakamutera amabuye, bamutera amabuye. Stefano mugire vuba, ndimone. Haleluya. Mwebwe mwidinza muzane napima ibiro 5, mutere vuba ndagenda. Uyu munsi ndasanga ubwami buruta ibi byanyu mwirirwamo. Stefano ngo bakabona ni nka marayika mu maso, Umwuka Wera. Icyo gihe nityagarukiraho Sawuli zanzandiko razisinyisha, abaragiye akigera mu marembo y'i Damasiko, aho biteganye ngo umucyo w'Umwuka Wera umurikira ifarashi yari ifite. Sawuli yari mutwaye, ngo yikubita hasi, ngo yayikubita ifarashi ikanga guhaguruka, ivuga ati wowe mutware utari umwami, hari umucyo w'umwami mbonye. Imana ishimwe. Icyo gihe ifarashi yanga kubyuka. Pawulo agiye kumanywa, Pawulo ntabwo yabonye Imana, yumvise ijwi, we bango Sawuli undenganyirize. Byagenze bite kugira ngo undenganye? Mfiki nawe nakugize mwe, undenganyirize iki? Sawuli ngurinde mwana, ngo nanjye nkagukorera. Ibi bisobanura iki? Bisobanura ko Umwuka Wera akora ibintu bihabanye na kamere y'umwana w'umuntu. Haleluya. Kuko Sawuli yumvaga abantu bagomba gupfa, ariko nawe Sawuli yameze nka yari Christian resembled, yasaga nk'ukijijwe, kuko ngo yari azi ko Imana ari imwe, ari Imana yo mu ijuru, azi ko umwami ari umwe, ari Kayisari. Abo bose rero baje bavuga ngo umwami Yesu mu bwami bwa Kayisari harimo umwami. Ubuhe nibibaho, ntabwo twamwimitse. Abavugaga rero uwo mwami wundi utari Kayisari, Sawuli yarayicaga. Icyo gihe rero yari ari mu bintu bibimwemerera, yari ari muri kariyeri ye nawe ari kumurenganya. Ariko umunsi yabonye Umwuka Wera, umunsi imbaraga zamumanukiye, ngo yamaze 3 ahumye, ngo ari kwananira, ngo baramusengera amaringa imyaka 3. Ubu Pawulo ibihugu yagiye, urumva uteganya kuzabigenda nka Gete? Ubitekereza. Ariko ni imbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aha, reka tugaruke back to root. Iyo ndirimbo abayizi ntibagire ngo nibyo nakotinze. Umuntu udakijijwe, akamugatega amatwi mushangwite twitaye. Umuntu udakijijwe
bivuze ko nta mwuka wera bafite. Okay, abameze nk'imodoka itarimo essence, itarimo na shoferi. Murimo murabyumva neza? Ariko ku rundi ruhande ibirimo shoferi ariwe kamere. Umuntu uvuga ko avuga ko akijijwe adafite umwuka wera aba ameze nk'imodoka irimo essence ariko idafite shoferi. Umuntu ukijijwe aba ameze nk'imodoka irimo essence irimo na shoferi muzima utasinze cyangwa udafite ikindi kibazo ku ruhande. Muyevuga ngo bimeze bite? Nukuvuga Yesu yavuze ngo muzahabwa umufasha ngo azabayobora mukuri kose. Mu yandi magambo, iyo umuntu adakijijwe we activation energy ye ikimutera gukora ibintu ni kamere iba muri we, either kugira ngo yihimbaze, kugira ngo yiyamamaze, yishyire ibintu biri kamere. Ariko umuntu uri mu mwuka wera ukijijwe we abikora abiyobowemo n'umwuka wera. Ibyo bintu biba ari ukuri kose kandi biba bigamije kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo bintu murabyumvishe? Nashakaga kubabaza ikibazo, ndakibabaza mu kanya. Umuyobozi muri aba bantu babiri, ubwo ndi kuvuga umuntu n'umwuka wera nyine, ntabwo ndi kuvuga udakijijwe n'ibyo byo twabirangije. Iyo umuntu asarendarenze ibintu bye kuri Yesu abavuze ngo Mana, noneho se n'ishuro byabindi byose kwari kwibeshya, nibeshyaga rwose ibintu fata ukuboko njyana nyobora pe. Mu yandi magambo, ntabwo umuntu abwira umwuka wera ngo ndashaka kujyaho. Murabyumvishe? Ntabwo umwuka wera umuntu amubwira ngo ariko ngenjutse numva nshaka kujya muri sinyatire. Oya, kare. Nta nubwo umwuka wera amubwira ngo byuka wica umuntu. Impossible. Ahubwo umwuka wera amuyobora mu kuri kose. Abyuka ari kwiyumvamo ibintu. Nizo za mbuto z'umwuka wera bahanze badusomereje ubundi. Nibyo ngibyo abari gutekereza. Noneho hari igihe kigera isi ikaguhinyuza. Yabanga ikaguhinyuza gute? Ubu buzima bwacu mureke tureka kugenda mu mwuka hejuru tubifata uko biri. Hari ibintu bine bitwara abantu. Umuntu we ubwe ibyakenera hari igihe bimuyobora. Kuko igitabo cy'imigani kiravuga ngo witandukanyije n'abandi bafite icyarariki bivuze ko umuntu ararikira. Ambo hakaba n'abantu muri kumwe. Hari abantu benshi bakora ibyaha kubera peer pressure. Aho reka tuhave. Hakaba n'iki n'isi. Urugero ukajya nko kwaka akazi ko bati duhe ruswa. Ibyo ni ihame ry'isi. Ugomba kuri hari abarishyira mu bikorwa ariko ntimuziyandurishe ibyo kurya by'ibwami. Hakaba noneho n'ihame ry'umwuka. Si bine. Uyu mwuka we iyo ari kuyobora umuntu aba ari kumuyobora ku byamugirira umumaro wo kuzamugeza mu bwami bw'Imana. Ariko bya bindi byose babandi batatu, isi, umuntu na environment, peer pressure, ibyo byose biyobora umuntu ku byamugirira umumaro w'igihe gitoya. Kiriyari Bibiliya iravuga ngo mu gihe gito isi izashirana no kwifuza kwayo. Mu yandi magambo bya bintu bitatu biba biyobora umuntu ku bintu bifite umumaro, ariko uwo mumaro w'igihe gito kandi nacyo kizashirana n'isi no kwifuza kwayo. Aho ngaho nta rubanza ruhari. Rero turahamagarirwa kuyoborwa n'umwuka wera. Ntabwo imbaraga z'umwuka wera zizaza, nubwo nabyo bishoboka, ntabwo zizaza ngo duhite duterurira inunzu, nabyo byakora. Ahubwo wowe
inima ngo dore ndahagaze ndakomanga n'indumva ugakingura ndinzira iwawe dusangire. niko Imana yavuze. Muyandi magambo ni iki? Uko wemerera umutima wawe kuganzwa n'Imana niko Umwuka Wera akwigarurira. Zangeso mbi zikajya zigenda zihunga. Kubera iki? Muri wowe haba hari gutura mu mucyo utaturana n'umwijima na. Haleluya. Ni nkuko hano haba hafunze ari nijoro ugacanamo buji. Ugacanamo buji 3. Enye 5 ugeze kuri 40 haba hameze nka gutya. Waba ukibona umwijima se? Ariko ucanye buji imwe haba somehow nkara mwiguna ataboneka neza. Ni muko rero umuntu urushaho kwegera Imana, arushaho kuba edited, akayagenda ata ibyamwizingiragaho n'ibyamwanduzaga, arushaho gusa n'ubwiza bw'Imana. Amen. Ibyo byose tuvuze nibyo bimushoboza kuba umugabo wo guhamya Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbo birarangiye gatuse. Rero twese dukeneye umwuka w'Imana. Dukeneye imbaraga ziturutse igihe kigiye kugera. Imbaraga ziturutse mu ijuru, imbaraga z'Umwuka Wera. Wavuga ngo kubera iki Yesu yabwiye bariya kuriya kandi bari bamaranye imyaka 3? Igisobanuro ni kiriya. Yarababwiye ngo rega mbabwire. Reka twongere dukurikire ubundi mukaya turasema. Ngo nimwibwire yuko kubatizwa na Yohana, umubatizo wa Yohana w'amazi, nimwibwire yuko ibyo ngibyo bihagije. Kuko ngiye umugabo uzankamya ni uwabatijwe n'Umwuka Wera. Bitaniye hari umuvugabutumwa wavuze ikintu numva ndatanga. Yaravuze ngo umupagani utarakishijwe, ubundi igisobanuro cyo kubatizwa mu mazi kivuga ngo ni ikimenyetso cy'inyuma kigaragaza umuntu, kigaragaza nyine iby'umutima wemerwa bati nanjye ndabihamije n'uko birarangiye. Umuntu rero umutima utarahamanya nawe yabatijwe, uwo muntu yaravuze ngo bamwimika ari umupagani umutse, bakamuvanamo ari umupagani utose. Bamwe rero nuko bari bameze muri kiragi. Umwuka Wera ubatiza iki? Ubatiza umutima. Marabyumva? Ubatiza umutima. Hanyuma Abaroma gice cya 8 umurongo wa mbere. Porama bari muri Kristo Yesu nateka bazacirwa. Ariko ndi gutagatinga umurongo wa 2 uvuga ngo kuko itegeko ry'umwuka ryambatuye ububata bw'itegeko rya kamere. Umubatizo w'umwuka nuko kugenda. Uragenda mu mutima ukabohora umutima, hanyuma uwo mwuka ugahita wicara mu mutima, ukajya uyobora noneho wa mubiri w'inyuma. Ubwira ngo nyamara ntabwo ukwiriye kuvuga bino kandi mbere yawe warabivugaga. None ndashaka kukubabaza, wowe wabatijwe mu we mubatizo wakijwe gakiza ki? Gihe cy'iryari habaye iki bikwemerera kuvuga ko ukijijwe ukitwara uko wishakiye? Subiramo ikibazo. Wakijijwe ryari? Wakijijwe gute? Habaye iki? Wakijijwe kahe gakiza? Wabatijwe uwuhe mubatizo ukwemerera kuguma mu bishaje? Kandi turi ibyaremwe bishya, turakwiriye gukora imirimo y'ibyaremwe bishya. Ni iyi uwa mbere no guhamya Yesu ko yadukijije. Amen. Niba wari warabaswe ukabaturwa, go and proclaim that Imana irabatura. Amen. Ahari haba hari abantu bakiri muri ubwo bubata bategereje iki? Bategereje kumenya ko Imana ibishoboye, hanyuma imitima yabo bakayiha Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ikibazo ukomeze ugitekereze, nanjye ngitekereze, hanyuma reka dusenge. Dusenge dore abamenya uyu munsi hagijuru riri buze umuhungu ariko bishobora no kuza.
Haleluya. Haleluya. Ambo. Noneho twari tugejeje ahantu umuntu yaratangiye gukoreshwa n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ushobora kwibaza ngo noneho iyi si ayinyura amati. Nimwura amaso turebe nta Bibiliya turi gusoma. Musumva umuntu umwe agiye hari akavuga ngo njyewe mbona udasenga. Ntabazo urasenga. Ariko mwakora nk'agasipo kwizi ugatubona akoreye mugenzi we atanze impapuro ebyiri kandi arumva. Nubwo usenga icyo ni ikimenyetso cy'uko Satani yakwinjiriye uwo munsi. Niba uzi ubwenge wibererekera Satani. Murimo murabyumva neza. Uzumva ngo njyewe mbona ntacyo turakubona. Ariko si Imana yikonete. Erega ubuzima bw'ikinyoma nimureke tubusezerere tubeho ku Mwuka Wera ashaka. Niba mushaka ko mwiyobora mugende mwiyobore musubire mu isi. Ariko niba mushaka yuko n'Umwuka abayobora nimwemere abayobora ijana ku ijana. Haleluya. Iyo umuntu avuga ko akizijwe agahinyura amategeko y'Umwuka Wera biba bivuze ngo yita ko akizijwe, kuko umuntu ukijijwe wese agerageza gushyira mu bikorwa amategeko y'Umwuka Wera. N'amategeko yayo ntabwo ari aya none ukica n'ubazama nayo niyo. Ariko niba Umwuka akubwira ngo ambara ibi ukaba ari byo wambara, senga ugasenga, byuka ugenda ukabyuka ukagenda, iga ukiga, kora ibi ukabiga. Ni ukuvuga umuntu wakijijwe aba we yarinaniwe akavuga ngo Mana njyewe nishyize muri wewe njyana ushaka. Kandi igitangaje Imana ntabwo ijyana umuntu ahantu habi. Haleluya. Izo mbaraga z'Umwuka Wera ziri mu muntu bigenda bite? Niyo ageze ahagoranye ahita amera nka mugenzi kumwanya Imana azana abantu. Nta mpamvu yo kumwara. Ndamwara guteze mfite umwami. Amen. Kandi ikindi gitangaje we abavuga ngo icyari kigoye nuko yamaye wo kumfira none yamunyimana ate n'ibindi byose. Haleluya. Amen. Unapfushije nibyo birababaje. Nabonye ibi ngibi nibyo, nabuze amafaranga nibyo birababaje. Ariko mumenye neza yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza tuzabona. Haleluya. Haleluya. Iki ni cyo gihe cyo kwambara imbaraga z'Umwuka Wera. Ibyo wavuga byose ibyo wakora byose bitayobowe n'Umwuka Wera, imirimo yose izasuzumishwa umuriro bizashya. Uzi impamvu? Urukundo umurimo agakiza bivuze iki? Umuntu akora umurimo abitewe n'urukundo rwazanywe n'uko yakize. Haleluya. Ntabwo umuntu ntabwo akundana no dore ipfundo ngiyi. Muzane kuri sayini posite zanyu mubishyire mu mitima yanyu. Ibintu mukora byose mubikorere mu rukundo mubitewe n'agakiza mwakiriye. Niba ntagahari ibintu mukora byose zero. Muzi impamvu? Tuba turi kwigana abantu b'Imana tutarabana. Tuba tumeze nk'abari kwitwara nk'abana b'umwami nyamara turabahahandi tutari. Wishaka ko bakubona uko utari, garagariza Imana uko uri niyo izaguha uko wowe witwara. Amen. Haleluya. Reka ibintu babwira ni ibintu njyewe atuzi biki. Ni kenshi nabonye umuntu bayipoza kwambara ijipo yo igera ku birenge akayambara yagera iwabo umva ntuzana noneho n'urusengero ntarugemo. Uzi impamvu? Wowe urashaka ko umuntu wa kamere yubahiriza amategeko y'Umwuka, kandi ibyo n'ibibaho. Ab'Umwuka bumva Umwuka, ab'Imana bumva Imana, abana b'Imana bumva se. Kuko yavuze ngo intama zanjye ziranga zumva ijwi ryanjye zikankurikira. Urashaka ko kuyikira Imana atazi gute? Bavandimwe mureke tubanze tumenye Imana, tubanze tumenye dukizwe, tuve mu bishaje kandi dufate n'imyanzuro. Dore duhize mu buzima bwo kutanzura. Nukubera iki ibundi bintu biturwanya bikadutsinda ejo neza ubone ko habera kwa gatanu habaye iki? Nuko Imana itabatura
ahubwo habuze intambwe ivuga ngo mana ndaje bansinyobora. Haleluya. Vuza amagambo akomeye ariko nk'ibyo twagombaga kumvana. Simbabwira nanjye ndibwira kuko tugikandagiye kuri ubu butaka twese turasabwa kuyoborwa n'Umwuka Wera. Haleluya. Haleluya. Amen. U Rwanda rukeneye abantu buzuye Umwuka Wera. Nta bintu wawe none se ejo bundi uzaba pasiteri wa paruwase n'ubu tuzi Umwuka Wera uzayobora ikisuku. Ikibazo ubwo se uzaba umwami w'ikanisa rero uzayobora uti n'Umwuka Wera. None se n'undi ejo bundi bakwizera bakaguha nk'ikintu uyobora muri sitisiyo runaka wagize se nk'abarya ruswa barabuze? Ntabwo babuze. Hakenewe umuntu utarya ruswa akaza agakora insitisiyo ikunguka akamera nka Yosefu bakamara gutwara inkoko zikikuba kugeza ubwo igihugu cy'iwabo kizaba ibendera ibindi bihugu bihahira. Nuko nicyo cyabuze. Ntabwo habuze abantu biba ibisambo birahari. Ntabwo bose barabuze. Habuze abantu bayobowe n'Umwuka Wera. Habuze abantu bambaye imbaraga z'Imana. Barabuze. Icyo gihe cyane. Haleluya. 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 Nicyo gihe cyacu cyo kwambara imbaraga z'Imana z'Umwuka Wera tugahamya nde Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari indirimbo yajemo kare ndi koga. Mbe mugenzi ingeso zawe zimurikira abandi. Umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Mbe mugenzi ingeso zawe zimurikira abandi. Umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Nicyo cyanje mu ariko kwibuka n'Umwuka Wera ni byiza pe. Haleluya. Haleluya. Mwamuzi ntabwo niba yaradushye Efeso Paulo mu gice cya 4:30 irandika ati Efeso mwarakije natangiye mbabwira imigisha mbabwira uburyo gukizwa ubuntu mbabwira byose ariko ahantu mugeze musigaye muteza agahinda Umwuka Wera. Rero mwiteza agahinda Umwuka Wera nuko ubwo yababwiraga iki? Rero niba mwarakijijwe mwemere kuyoborwa n'uwo Mwuka Wera. Niba ariwe ubabeshejeho nimwemere abayobora. None si muragira ngo bigende bite? Niba mutarabisi ngo mwigenge ni gute noneho mushaka isi bagenga? Impossible. Muri abashyitsi mucumbitse mu isi turagana mu ijuru. Amen. Haleluya. 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 Niyo mwagera mu bikomeye mu biki mujye mumenya yuko nta cyabatandukanya n'urukundo rw'Imana. Amen. Nahoze numva bavuga ngo Yeriko ngo tuzakubona urimbuka agapapuro karaje. Hasigaye iminota 5 rest. Ngibi reka iminota 5 muhaguruke tuyisenge. Haleluya. Haleluya. Bahoze bavuga ngo ibintu bya Yeriko bagacangacanganyamo n'amasomo. Sababaza kuba turi kwiga ni ikibazo. None se kuki babambo Yeriko izarimbuka babanga amasomo uzabona arimbuka. Gutsindwa si witabiriye karase full time. Muceceke musinya attendance list mukora kwizi nibagusinyira nawe urayikora. Sirayiduzimaranye amezi 3 babahaye preparation iminsi 3 cyangwa 4 kwitegura ikizamini. Facts zo mwarimu na email irayigira wanamusobanuza. Hari abahanga bazi ibintu mwize mu ishuri ryanyu wabegera bakagusobanurira. AI zirahari wabishyiramo bikabikwereka neza. Urasobanura Imana ute uburyo watsinzwe nuko pera aho uzaba biteranyije n'Imana. Genda uvuge ngo Mana izi sirayidi ngenge kuziga fasha nzige none uzifata. None wanujya no mu kizamini uvuge ngo Mana ngiyi ikaramu ni wowe nizeye ngwino twandike. Haleluya. Jewe reka mbabwize ikintu gitangaje. Niyo wagira 80 ukora na telefone arutwa na 50 yanjye atari umugayo. Nubwo muko bimeze